nkaho itabi ku buryo uza ukaza kurihangira ku muntu. Makashi nanyweye itabi. Wari nkwepe? Okay, mu magambo make. Cishwa hangaha tugende nje kukwereka ikibazo. Ariko ninjubwira ngo nicishwa hangaha ariko uranzi cyane ntago nzi. Ndavuze ngo hangaha tugende uje kureba. Nawe cishwa hangaha hama tugende ujya kunyereka ibyo nyereka uranyereka siki. Hasoni. Derewe. Ntago mwere ibyo njye mbikunda. Kankubwira. Niba ari umugabo wanjye ntabwo ansuzugura gutyo. Umugabo wanshatse. Ariko ubwo wibona iki kira gipango nicyo gituma wiremereza ukumva uraremereye ukumva hari ibintu biri ku bituko byawe ntabyo. Mu magambo make nose basi wambabarira ukaza tukagenda. Kare rwose se yuzu nsaba imbabazi. Ngo tugende ntacyo bitwaye. Imbere ndagenda nkukurikiye. Oh my god, njye n'unsore. None urajya ngo njye imbere se. Njye imbere wone wawe ufite ikibazo ujya kunyereka aho hari ikibazo cyawe. Maze abakize vuba ni mwebwe mwishyira hejuru. Ngaho nyereka ibyo nyereka. Habaye umugore wawe. Naguhamagaye ntago wanyumva. Ndakubwiye ngo ndakwiyama. Kurya umamagara ngo wa mugore we. Uziri kuba gutazi izina ryawe. Kuno naka nakumira. Babimbwije ukuri kuri inshinzi none ko kurabinyeretse. Ariko kuba mbona ushaka kuntuka bite byawe. Mbona ushaka kuntuka. So, ndumva nta mwanya mfite wo gushwana nawe. Ego we. Burya urabajya bavuga ngo ngingwe ngikurira abana hanyuma yarangiza kakurusha uburakari. Tugende urebe ukuntu wanyangirije maze n'iminsi nkushaka. Ngiye kwangiriza se ndi umwana wo kwangiza. Wa mugore urana uyu munsi nasibye akazi kanje kubusa. Siko bambwiye ko ngwitabe nkagira ngo barabeshya koko. Umuntu nkawe ngwitabe ku buryo uza ukaza kurihangira ku muntu. Makashi nanyweye itabi. Wari nkwepe? Okay, mu magambo make. Cishwa hangaha tugende nje kukwereka ikibazo. Ninjubwira ngo nicishwa hangaha ariko uranzi cyane ntago nzi. Ndavuze ngo hangaha tugende uje kureba. Nawe cishwa hangaha hama tugende ujya kunyereka ibyo nyereka uranyereka siki. Hasoni. Derewe. Ntago mwere ibyo njye mbikunda. Kankubwira. Niba ari umugabo wanjye ntabwo ansuzugura gutyo. Umugabo wanshatse. Ariko ubwo wibona iki kira gipango nicyo gituma wiremereza ukumva uraremereye ukumva hari ibintu biri ku bituko byawe ntabyo. Mu magambo make nose basi wambabarira ukaza tukagenda. Kare rwose se yuzu nsaba imbabazi. Ngo tugende ntacyo bitwaye. Imbere ndagenda nkukurikiye. Oh my god, njye n'unsore. None urajya ngo njye imbere se. Njye imbere wone wawe ufite ikibazo ujya kunyereka aho hari ikibazo cyawe. Maze abakize vuba ni mwebwe mwishyira hejuru. Ngaho nyereka ibyo nyereka. Habaye twahereye tugenda. Ubundi uri kunjyana hehe? Ako se kurambiwe kare. Harambirwa? Okay, ukurambiwe rero. Iyo minota uvuga ngo ingishize ngo nkugendesha ngo nkugarura. Ako iyo ngiyo iruta gahinda maranye iminsi nshaka kukubona ngo mvugane nawe. Reka nkubwire rero. Ariko uyibagize neza ko utuye mu butaka bwanjye. Urabyibagije? Sinakwishyuye se, c'est ça. Amafaranga arakora dore aya niyo naje ndakwereka. Reba hano. Ndaza ndayakwereka maze kuyakwereka urashyuha urangije mu butaka. Nderi ibyo ngibyo ntago bikwemera kugomeza unyangiriza. Tugende. Hanyuma se igipangu cyawe ugeze ubana ngiye Kenya. Tugende. Nagiye Kenya, nagikozeho. Ihangane harabura iminota mike. Umba winesha igihe mfite byinshi byo gukora nanjye. Icyakubwira none ngiye byo mfite. Ibi kizu ufite. Umva mada. Uramenye udakora ikosa naka na gato ngo unzamurire isukari. Reka nkubwire rero ahubwo njye utanzamurira umunyu umva nkubwiza ukuri. Burya ntago urambona uzi ko utari wambona. Naguhuza n'imodoka zanjye bafatiye ku mupaka. Ibyo birakureba. Ariko kugiza na stress ufite ziri mu mutwe wawe ukazizana ku baturage bite. Cobora kugira gutya nkaguhuza n'imisoro irizamuka. Kishwa hanga tugende njya kunyereka ibyo nyereka. Wagira ngo se ndagutinya. Kuba uri umukire ntago ushobora gutuma ngutinya bihute ariko tugende. Ko mbona ucitse intege zo kugenda nitahire se basi. Ntacyo ngwiye. Nigendere. Ntuzanire stress z'imodoka zawe imodoka bazagwagayo zose. Tugende. Nanjye kuko ngo umuturanyi mubarutwa n'ikigunda kwe. Nuko utangiye kunuka. Oh my god. Nuko utangiye kunuka. Wazaga gutura impande y'ikigunda se uje kwatura kucitagumye iyo waruri. Wari uhafite se? Ngwino. Ngwino. Genda nyereka ibyo nyereka. Nibikize. Habaye. Rero mugenzi wanje. Dore
insina zawe. Hanyuma insina yanjye gutwaye iki? Irazi kanyangiriza. Hanyuma se iyi fondasiyo wasize ahangaha ni mu butaka bwawe, aho naguhaye iyi fondasiyo mu butaka bwawe iri mu butaka bwanjye. Harya dukora mitasiyo ntago twapimisha iki kibanza. Hanyuma kuki wabusizeyo? Kuki utamumazeyo? Hano wabusigaga inyuma kugira ngo bigende bite? Aha ngaha aho fondasiyo irangirira niho hanjye nemerewe. Ewe. Nese ubwo nari kubaka nkamarayo sinsige naho umuntu yanyura agenda. Ujya hese mu butaka bwanjye. Wagombaga kubaka ibintu byose ukajya ubikora imbere mu gipangu iwawe. Kuko ntabwo ari ukeneye ko duturana. Iyo ukeneye ko duturana, iki gipangu ntabwo wari kugishyiraho. Wari kukireka hakarangara, insina zikaza nyine zikera ibitoki. Ariko ntabwo uzi ko umunsi wa mbere winjira amahanga naguha igitoki. Hakokeza ahangaha se cyangwa urabyibagije. Amugore we. Umuhakubwiye ngo umugore n'umugore wawe sindi umugore wawe. Wabyibagiwe. Ushobora kunkinisha njyewe gato nkarakara nkahita nkwereka imbaraga z'ifaranga wowe. Imbaraga z'ifaranga sajya ngo ntizigeraho zirangirira. Ayiwe ubuse ko yafite ko wataye umutwe k'imodoka zaguye ko utarimo kuyakoresha ngo izo modoka zeguke. Hagari kumbwiye. Makashi nabaho ndasuzuguwe kabisa. Aya reka nkubwire rega. Mwege mwamwisuzuguye. Reka insina yanjye yeri igitoki nibiba ngombwa nzagiteba nguye. Urabizi umukira se vuga ko udahasi nyamana amagara bizana iwawe. Abizana se kuko ufite aho wagihinze. Harahari. Ibi ngibi harahandi biri bukemuke. Hehe se. Makashi. Ega matwi ubanza unyumve neza. Hariya ahantu hariya. Harya buriya hari ikiro cya sima cyahajya. None ngo tubizajya gukemukira ngo ahantu hano ushaka kujyana ni ufite amafaranga. Ntazo mbere ko ufite amafaranga. Okay. Urayafite cyangwa ntabwo yafite? Hanyuma se bwo nabanyafite byakungura iki? Kandi wambwiye ko amafaranga akora ibintu byose wakubatse hari ahantu izo nduru zawe zikarangira. Ayo gukandagira inyanya z'abarundi. Aya ariko reka nkubwire aya mafaranga tega amatwi ngurire hano reka ariko tuganire. Aya mafaranga ntago ari credit koko buri uba wagiyemo. Wowe wakora amafaranga yo kubaka ibivangu wayakura hehe? Ufite ikirombe se yacukuramo. Ni credit ziba zenda kubice buri uraryama nta nubwo usinziye kubera izo credit. Ndayakweretse none ugize ifembe. Ngaho nyine ubakabiriya birangira nk'umuntu wagutuje. Nubwa mbere nsuzuguwe n'icinzi y'umugore. Oh my god. Ariko nkubwo iri mo kunuka ngo ni inshinzi. Ubone nabushingaho ngo ubibone. Ngo ushingaho ubibone ubundi. Je nshatse ubu ngutarwanira hangaye ndibuze kavuga. Wari ubizi nabyo ko twarwana. Ubu tuvugana so nkwe mu rugo. Twarwana tukakurwa nari kandi wowe bagufunga bakanagukatira. Ndakwereka imbaraga z'amafaranga. Izihe sizihe? Ndaje ndakwereka imbaraga z'amafaranga. Ufitemo 1,000 bifite. Nimba ufite imbaraga z'amafaranga bajya bavuga ngo aho ifaranga rikubise haroro. Ariko maka akakaru nagutuje. Ndaje mwitendekeho. Akanagutuje maka. Ndaje mwitendekeho. Wowe nta nubwo wankanga. Mwiriwe muri mubiki. Muraho debo. Kandi base ndebere umugabo Makashi kuganira n'umukire. Umukire bwoko ki? Uyu nta bukire bwe. Nukumubona ahagaze. Nakareka arabatarakugize nkanje. Ewe uzi ibibazo naje guhura nabyo. Mbwira nawe. Uyu mugabo ndamuzi ko ari umwambuzi. Yaje kuzamuguriza 800. Habe no kunyishura akubukoko duhuye yenda kunyica. Ni 800 cyane ibiceri 800. Ni 800 naguhaye. Ubusukwe nkawe uburi zuba rimwe ngo hwerupfe ugwe hariya tugushyingure kuko nkawe. Abakira muri ibisambu. Ubwo rero baramufatiranye uramureba amafaranga arayazugura. Nishyura amafaranga yahugana nawe turanakubonye. Nukubana mwikingiranye mu bipangu mwikwita mu modoka mwirukanka. Kandi mufite amafaranga cyangaheza n'amafaranga tunze yose. Mukecu naye agenda yiba. Nizuba rimwe uburangurwa. Ayisu mama waramwe ko kuwamwambaye amafaranga ye. Wangiza ugakora amafaranga ufite ngamafaranga. 800 bubu wakira 800 avuye. Yamuhe. Ngo 800 ngahe? 800 avuye hese ntago norora nta mfite. Yatwaye watwaye nka yawe se. Uyu niwe ngo ni umukire wakwishyuye amafaranga y'abandi. Mwana araza ngo insina ngo yasenye yateje intambara hangaha hejuru y'amafaranga y'abandi watwaye y'inka. Wowe nakubonye
nakubwiye ndaje mpangane nawe turakubonye naho uyu wowe ubura izuba rimwe nta bwoba unteye wowe ubura izuba rimwe nta bwoba unteye reka turakubonye kubona mwinjira mu salama bro bakasha umucye tuziranye nizari kapo ubu bafashanyije ubusabe nasaro babaye ikigo urumva samani mwahaye umunwa ngo muraje undi we wagenze gahoro nyine nabaye ikiko numva busakuza umukire nyine umukire se umukire n'ibiki reba umuntu wese ni umukire uyu nguyu ngaho wabuze cyakirangare ntabwo mbyumva wajya uzi umukire aza akandagira abantu akandagira umuntu se njye akandagira umukire yibye amafaranga umukire yatwara ibihumbi niyo mpamvu yubitse umutwe umukire yubitse umutwe narimo gushwana njye narimo nyura ahangaha makashi umuntu ufite amakamyo agenda ahubwo akufite amafaranga wowe magana 8 ibihumbi magana 8 muvugishije ukuri uyu mukecuru mbi magana 8 yabikuraye kandi waratwaye ninde ndi kwibaza waratwaye inkaye magana 8 ahubwo tugafite icyo kibazo ni magana 8 uyu mugabo yaje amurutuza mu muke ngo acishwe ahangaha ngo tugende ngo njye kukwereka amazi suranyereka iki ngo insina arayishaka insina bateye muza mu rubaraza rw'abandi mu rubaraza rw'abandi si uyu mugabo ninjye wamugurishije hano yarubatse ubutaka bwabo maraho aragaruka araza arongera yiha hano ku butaka bwanjye nankurira ahubwo fondasiyo mu butaka none se nta mafaranga aguhaye wamuhera ubuntu niba bakashita urujya waguhera ubuntu naramuhaye imetero yiyongereraho izindi ngo kubera ko ari umukire reka gushwana n'aba batindi wasanga hano umutindi ni wowe ndabikubwiye umutindi ni wowe ntuzongere n'ubundi babivuze ukuri abakene basa nk'abasazi kuko ntabwo nakinsi n'ukwandika ubutaka bw'umuntu uzi simani igeze ariko wowe urimo kugira ngo makasha agende agira ikintu aguha uyu ndabikubwiye nubona hari n'icyo aguhaye ungaye basa ni nk'abasazi abakene isi irahenda nushaka ubisubiramo inshuro 20 wowe njyewe urabura izuba uri imana se yamuremye aya magana ukajya magana yakuye nayakuye mu nkazanje ndakwereka imbaraga z'amafaranga ariko utekereza ko ubutaka naguhaye ubu ngubu ngo aribwo buzankanga usibye gushaka ko tuzajya duhakirizwa ku bakire yego umukire neza tuzemera abakire batwicara hejuru ariko ngiye ko mbaze mubwiza ukuri aje niba ari makabo ntabwo mbizi neza ubu nuko utazi kubaka ubu ntabwo ndazi ibyo kubaka ntazi kubaka ntuye mu gihuru kirakigoye ariko reka nkubwire ni ikigonya ko cyaramvunnye gushwana ni abakene bameze nk'abasazi urabona inzu imeze nuvuga ngo hano ikibazo cyabayeho rebe yafashe insina atera mu rukuta rw'abandi ubona ko yatangiye kwasenya kandi isima yaruriye ibintu bikomeye sinzi nuri kwibona ufata insina ukayitera mu nyubako y'umuntu kandi mwana baraguze bafite imbago nibyo muri gushwanira ibi ngibi ntari si ikibazo ari kumusenyera ariko se muteka umva nkubwire